abantu bifuza ko mfungwa njyewe navuze ni irandirimbo niba iri mu bigize icyaha kubita kuri ka ndimbi umugore arataka maze azana mazi kubita yego kubita indirimbo ifite ubutumwa. Nitwa Nyogisubizo Elise, nkwaye ikaze kuri Elise TV Media, aho ubuzima n'amakuru y'ibyamamare bishyirwa ku karubanda. Ikaze kanongere nkwiye ikaze wowe ukurikira Elise TV Media. Tukaba tugiye kuganira n'umundi ku musitari wacu Gitaf, akaba ari umuhanzi ukomeye cyane muri uru Rwanda kubera ko akomeje kuzamuka umunsi ku munsi, ndetse no kuba ari umuhanzi kandi ni n'umukomedi udasanzwe, ndetse akaba n'umunyarwenya. Ibyo ngibyo akaba bihuza n'umuziki we, benshi bakamukunda cyane. Hanyuma ubwo rero ubwo tuvuze ku musitari wacu n'umundi Gitaf, reka n'ubundi two gutinda cyane tuvuga no ku ndirimbo Aragitosa, kuko n'umundi biragoye cyane ko wasanga ino ndirimbo Aragitosa hari umunyarwanda n'umwe utayizi no munsi wa none. Ni indirimbo yavugishije benshi cyane, ndetse kandi barimo na Mutesi Scovia nyuma y'uko yayigarutseho binavugwa ko ngo yari yayibyinishijwe. Ibyo byose kandi byakomeje kugenda n'ubundi bituma ino ndirimbo ikomeza kugenda ikundwa, ndetse kandi n'abakomeza kureba bakomeza kugenda biyongera. Ubu ngubu ni indirimbo zimwe muri ziri guhabwa amahirwe yo kuzuza miliyoni views byihuse. Kankumvishe rero n'ibindi byatumye Scovia nawe azamuka kuri ino ndirimbo cyane, avuga ko rwose ngo Gitaf atari kubihuzamo neza cyane, nyuma y'uko n'ubundi asohoye ino ndirimbo Aragitosa yazunguje u Rwanda rwose, ndetse kandi benshi bakaba banatinya kuvuga ko ino ndirimbo ya Gitaf ari indirimbo rwose irimo ibishegu, ndetse kandi benshi bakavuga ko rwose ngo yanabaje kuba isereri mu banyarwanda. kubita kuri ka ndimbi umugore arataka maze azana mazi kubita yego kubita indirimbo ifite ubutumwa. Tugiye kurebera hamwe ngo n'uruhe rugendo rwa Gitaf, ni gute yatangiye, ibi byose yabyinjiyemo ate, background y'ubuzima bwe n'ibindi bitandukanye. Ubundi Gitaf amazina ye nyakuri yitwa Ntakirutimana Amuza, akaba yaravutse mu mwaka w'1986. Uyu Gitaf wavukiye mu muryango utari wifashije, ndetse kandi wari wuzuye amakimbirane ya se ngo wari umunywanzoga, ndetse kandi ntiyumvikane na nyina. Ibyo ngibyo ngo biza no gutuma Gitaf akurira mu buzima yari yanze, ndetse kandi ngabaho no mu buzima atishimiye, ndetse haba n'uwe n'umuryango we, nyina cyangwa se n'abandi bavandimwe. Gusa ibyo byose Gitaf yabiciyemo mu rugendo rutari rumworoheye, n'ubundi yongera kuzamuka, ndetse kandi yongera no gukora ibintu byinshi cyane. Gitaf yaje gushimfungwa bamushinja n'ubundi kunkura urumogi, ndetse kandi ngo ibyo byose akaba yarabigambaniwemo n'inshuti ye. Ibyo ngibyo byaje no gutuma Gitaf atazongera kwizera abantu bo muri iyi si n'umunsi wa rimwe, ndetse kandi ni bimwe n'ubundi mu byatumye Gitaf akomeza kugenda agaruka ku bantu b'iki gihe, avuga ati rwose ibintu bankoreye ntabwo nabyishimiye namba, ndetse kandi mbanze kubera yuko atari abantu beza, ibintu bankoreye ni ubuhemu, ndetse kandi nta nubwo nzigera mbakumbura. Gitaf nubwo ibi byose yabikoze, kandi yakomeje no kugenda yihiringa, agenda anyura mu bintu bitandukanye, ndetse kandi aza no kugenda akora akazi gatandukanye k'amaboko kugira ngo akomeze kureba ko yaba. Gusa n'ubundi Gitaf yari yifitemo impano idasanzwe, ndetse kandi uretse no kuba yari yifitemo n'ino mpano, ndetse yari n'umwe mu bantu bakomeza kugenda bagaragaza ko bazi urwenya henshi na henshi hatandukanye cyane. Ibyo byaje no gutuma n'ubundi uyu nguyu Gitaf anahitamo mu gufata inzira yo kwinjira muri komedi, ndetse kandi akazajya akundwa n'abatari bakeya, nyuma y'uko yari atangiye n'ubundi kugaragara muri komedi. Ariko n'ubundi kuri ibyo byose ntabwo byari bihagije, n'ubundi ngo isi yose imenye Gitaf n'ubundi wakomeje kuba umunyarwenya, agakomeza kugenda akora ibintu byinshi byasetsaga abanyarwanda, ndetse kandi n'abandi baherereye mu bindi bihugu bitandukanye, haba na diaspora. Uyu nguyu Gitaf n'ubundi yaje no guhita avuga ati noneho ubu ngubu ngiye no gukora indirimbo, ariko n'ubundi akora indirimbo iri mu bijyanye n'ubundi no kuba ari indirimbo ifite aho ihuriye n'ubundi na komedi, uretse no kuba wenda ari indirimbo, ariko n'ubundi ayiririmbye wumvikanamo ko ari komedi nyinshi cyane zitandukanye. Ndetse kandi benshi bari bazi ko n'ubundi atari indirimbo yagiriye muri studio, ahubwo ari indirimbo n'ubundi yiririmbiye gutya ari muri bimwe bye bya komedi. Ariko n'ubundi indirimbo rwose yakomeje kugenda irivugisha, ndetse iranarikoroza. Ariko nubwo ibyo byose bimeze gutyo, abantu benshi bakomeje kugenda basabira Gitaf ngo afungwe, benshi bamusabira kujyanwa muri RIB, benshi bamugenda, abanyamakuru benshi cyane batandukanye. Ndetse kandi nubwo ibyo byose byabaye, benshi ubwo bari biteguye ko n'ubundi Gitaf agiye gutabwa muri yombi, ahubwo Gitaf yagiye kubona nawe mu bimutunguye, ajya kubona n'ubundi ino ndirimbo ye Aragitosa isozwa n'akajambo muri challenge yakorewe kagira kati kubita indirimbo ifite ubutumwa.
aka kantu kubita indirimbo ifite ubutumwa. Umuvugizi n'ubundi wa polisi y'u Rwanda SP Boniface Rutikanga yatanze n'ubundi itangazo rifite aho rihuri na za Sofia, iryo akaba n'itangazo ryagendaga ribwira abantu cyangwa se ribaburira uko bagomba kugenda bakoresha amategeko y'umuhanda, hanyuma ashyiramo indirimbo atari ya Gitafu, ndetse iyo ndirimbo nta nubwo ari aragitosa, gusa nubwo bwose iyo ndirimbo itandukanye n'iya Gitafu ndetse akaba atari aragitosa, ariko n'ubundi SP Boniface Rutikanga yaje kwandikaho ijambo rigira riti kubita indirimbo ifite ubutumwa, kandi n'ubundi iryo jambo ni rimwe mu ijambo riri gukoreshwa muri indirimbo ya Gitafu aragitosa. Benshi rero bahise bahaguruka bagatangira kuvuga ko n'ubundi nawe ahashyigikiye ino ndirimbo aragitosa Gitafu. Gusa nkaho ibyo bidahagije, n'ubundi benshi bakomeza kugenda batera amagambo bavuga ko Gitafu ibintu akora rwose bidahagije, ndetse kandi ari nako bakomeza kugenda bamwifuriza gutabwa muri yombi. Gitafu rero mu marira menshi cyane nibwo yaje kuvuga ati indirimbo yanjye nakoze nimba iri mu bigize icyaha, kuko ntibambwiye nyisibe, ariko abantu bakomeza kugenda banyifuriza gufungwa rwose nabo bakomeze kugenda babigabanya, kubera yuko biri kuntera depression, ndetse kandi bigatuma nanjye numva ubwanjye nameze neza n'ubuzima bwanjye muri rusange. Ubwo rero Gitafu nuko ibyo bikomeje kumugendekera. Gitafu akaba yaravuzweho n'ubundi n'abantu batandukanye, haba barimo Mutesi Viage, Adocasta n'abandi banyamakuru batandukanye bo mu Rwanda, ariko kandi nubwo bwose byagenze gutyo, indirimbo ya Gitafu nubwo itagenda bayicuranga ahantu henshi hatandukanye, haba ku maradiyo n'amateleviziyo, indirimbo n'ubundi bagarukaho ku maradiyo bayisobanura, ndetse kandi haba abanyamakuru ndetse no kuri RBA n'andi maradiyo yose n'amateleviziyo akomeye akomeje kugenda agaruka ku ndirimbo ya Gitafu. Indirimbo ya Gitafu rero ni indirimbo itari yarakamenyekanye, ndetse kandi ikaba ari indirimbo yamaze ibyumweru bitatu byose ifite views 45,000, ariko nyamara ubwo Gitafu yakoraga agacarenji kamwe, ako gacarenji kaje no kuzamura indirimbo ya Gitafu, biza no gutima ikundwa kugeza ubwo yageze no ku rwego rwo kuzajya irebwa n'ibihumbi 100 mu minsi 2. Ibyo byaje gutuma n'ubundi indirimbo ya Gitafu yaramaze kuzuza 700,000, akaba ari nimwe mu ndirimbo n'ubundi ziri guhabwa amahirwe ko zishobora kuzuzuza miliyoni mu bihe biri imbere, ariko nanone bidarambiranye. Ubwo ngubwo bari kuvuga ko ishobora kuzamara nk'amezi 2 ifite miliyoni, ariko benshi bakanavuga ko ngo n'uburyo irebwa rwose birenze, ari nako bakomeza kugenda bamwe bashyigikira Gitafu, ariko abandi n'undi bamutaginga bavuga ko ino ndirimbo ye rwose atari iya nyayo, ndetse kandi ikwiye no gusibwa ku miyoboro itandukanye, haba YouTube ndetse n'ahandi hose bacuruza umuziki. Ngaye nguko rero ngibyo bya Gitafu. Hanyuma ngiye rero twabanye muri kino kiganiro, nkaba nitwa Elize, kambabwire ni mugire byiza kandi Imana ibarinde. Mwakoze gukurikira kino kiganiro, mwabanye munangereze niyo gisubizo. Muraba agaciro, mugire byiza kandi Imana ibarinde, mukande subscribe. Bye bye. kubita kuri ka ndimbi umugore arataka maze azana mazi kubita yego kubita indirimbo ifite ubutumwa